Mama, Papa, can we go to Akagera Park this weekend? I want to see giraffes and zebras. You really want to go, my sweet girl? She's all set already. Our little adventurer can't wait. Keza, guess what? We're going to Akagera Park this weekend. Really? I will see real animals? Like lions and giraffes? It was incredible! I want to remember every moment. I learned how important it is to protect animals. And one day, I want to become a park ranger. I'm going to write it all in my journal. Yacu. Hello guys. Muri aka kamwanya tugiye kurebera hamwe uburyo wakora video yawe ya katuni nkuko twabitangiye mu buryo bworoshye kandi bugufi. Guys, nongere mbibutse ko gukora subscription kuri channel ari ingirakamaro. Ushobora none kureba video imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu bitewe nuko wowe bishaka, ariko kuzireba kenshi mu gukomeza kunshyigikira. Nkuko muri kubibona, uzinjira muri noza yawe, muri AI yawe, chat GPT, ushyiremo uko byumva. Wenda gena nabanje gushaka prompt na scene yo nise ngo Keza trip to Akagera Park. So bamari fine description nkuko muri kubibona ahangaha, bakamana prompt yabyo. Wamara kubibona nkuko muri kubibona, ikintu gikurikireho no kugeneratinga images mu buryo bworoshye nk'izi ngizi. Nanone uza muri sora.com nkuko twabirebye ubushize, kafata ya prompt yawe wenda nk'iyi bari mu rugo, ukayikopiya ukayizana hano muri sora, ukayipestingaho. Hanyuma ariko uruwakiritse hano kuri image birumvikana kugira ngo haze kuza image nyine, noneho ukayisaba ko ikugeneratingira image. Nyuma y'igihe gitoya iyi image iba yarangije kuba generated. Niho izi image nkuko muri mwabibonye, nshobora no kujya muri historique yanjye mukabona image nagiye generatingamo arizo zizi. Murabona ko zimeze neza. Ushatse wakoresha iya katuni cyangwa ugakoresha ingi, ariko biba byiza iyo ukoresheje katuni apana image z'abantu zigaragara. So noneho kugira ngo rero ikintu itapi bikurikiyeho ni ugufata ya magambo ukayahinduramo ijwi kugira uze gukora synchronizing vuba. Ushobora ujya muri icyo bita 11 lab twarerebye mu video yacu ya mbere, niba utararebye urasubira ujye kureba, cyangwa se ubu ngubu ujya muri wandikamo muri Google 11 lab ukaloginga in. Warangiza ushobora kujya uza hano kuri voice ugahitamo ijwi ushaka. Ahangaha ushobora guhitamo ijwi ushaka ukadingaho ijwi wumva wabona, cyangwa se wamara kwadingaho urabona nk'iri nkanjye nahisemo Monica Soga, Vilo Jessica. Ugenda uko bibonye ukagenda wadingaho. Noneho ushaka uza hano kuri text to speech, kimwe nk'uko nanone ushobora ya magambo yawe nk'hano twanditse papa, can we go to Akagera Park this weekend and I want to see giraffe and zebras. Buri nyine twahisemo umuntu witwa Chiri Caring Girlfriend. Umve ijwi rye. Murumva nuko yabivuze. Can we go to Akagera Park this weekend? I want to see giraffes and zebras. Cyangwa ugahita ukumva n'uyu ngo Go to Akagera Park this weekend? I want to see giraffes and zebras. Ni wowe ugena uhitamo. Hari maze guhitamo ukanda download
kugira ngo iryo jwi ryawe uze kurikoresha muri synchronizing na ya mafoto wabonye ahangaha muri sora. So kimwe nuko ushobora kwirikodinga ukayazana hano muri voice changer, ukaba wafata wenda hano ukaprodinga ijwi ryawe ahangaha tugenda twari tumaze gukora yitwa 11 lab, ukaba wayihindurira n'ijwi ukajya wenda ugahitamo uhitamo undi muntu, ukaduhitemo wenda Alice n'urugero, hanyuma Alice murabona haje ukagenerating generatinze riraza. Mwumva uko irya mbere Can we go to Akagerapark this weekend? I want to see giraffes and zebras. ariko umva nuko irya kabiri rije rimeze. Wowe Can we go to Akagerapark this weekend? I want to see giraffes and zebras. uri bukoreshe. Hanyuma rero ukakadownloadinga ijwi ryawe ukaryita izina bitewe n'amagambo bitewe na scene uri gukina, umuntu ari gukina, ukayishyira hirya ukaza kuyikoresha noneho mu cyo bita create arts na connection. Izi ngizi ni nyinshi, ukoresha open arts, ushobora headrush, ukoresha nyinshi bitewe n'iyo uwo ukeneye. Uhituza rero ugakanda hano kuri video, sibyo? Yasire muri open arts ubanza kwiloginga in muri refera kuri video zanjye za mbere. Urabona aya nama video nagiye creatinga. Hanyuma ikintu cya mbere waploadingaho image wa downloadinze n'urugero ukatireye muri download. For instance reka dukoreshe nk'iyi ngiyi n'urugero, image ikazaho, murakuzaho ukaploadingaho prompt yawe, donc ushobora guhita utaploadingaho prompt cyangwa ukavuga action uyu muntu ari gukora. Uyu umubyeyi wicara avuga ngo ushaka kuvuga ati wenda this mama is speaking, sibyo ukarekera. Noneho hano uhitamo duration is 5 milliseconds, hanyuma ugahitamo scene standard ndi bukoreshe, ni pro ndi bukoreshe, tukadukoresha standard, ugashyiraho wenda negative prompt niba zihari, ushyiraho wenda raw distortion urugero, cyangwa blurry urugero n'ibindi washatse. Noneho ugacreating. Iyo creatinze image yawe iza hano ukayidownloadinga, donc ni video urayidownloadinga, warangiza ukayicreatinga. Aya mavideo nyine muri kubona ni yandi mwabonye muri ya introduction yacu, murabona ko nagiye downloadinga nyakora akaza asa neza. Urabona nk'iyi ngiyi ko nimubona murabona ko ari ya video mwabonye mbere, umwana yerekana abantu babyeyi bamuganiza muri make. So andi na iyi ngiyi ushobora gufata nk'iyi ngiyi nanone ukareba ku mwana yawe yabigenje. So hanyuma ikiba gisigaye ni ugukora lip sync rero ufata ya video yawe downloadinze ukajya mu cyo indi apps yitwa Dreamface. Ikigusaba waploadingaho video yawe ahangaha, wamara kuyaploadingaho wenda misimo for instance wenda kanyite scene 1 n'urugero, sibyo? Noneho scene 1 ngahitamo wenda niyi ishyirimo hano, then ikiri mwiraza, hanyuma nkaploadingaho video yanjye, audio yanjye ahangaha muri za zindi nakoze muri 11 lab, cyangwa nakoze recording nkahindura voice muri 11 lab. N'urugero wenda twafashe nk'iyi ngiyi kadufate wenda twakoze tara,
hano niturangiza ibyo tugiye gukora ni synchronizing. Urabona ko muyumvise murumva icyo umwana Can we go to Akagera Park this weekend? I want to see giraffes and zebras. noneho icyo ukora ni generate ahangaha. Iyi generate ihita ikora synchronizing ya video yawe na ya image. Donc ni ukuvuga ngo ifata ijwi ry'uwo mwana ikarihuza na ya video. Hanyuma iyo imaze kuba generated murabona ko iri kwigeneratinga nyine nibwo tubona ibintu bimeze nk'uku nguku. Ushobora kubibona nk'uku nguku umwana ari havuga murabyumva sibyo? Iyo uyidownloadinze bisa neza kugira ngo uze kuyihuza neza nyuma ya editing. Etape ya nyuma rero ibisigaye ni ukugira gute ni uguhuza ya mavideo ugenda uyashyira imwe ku yindi kugira ngo scene yuzure. Mbere yuko tugera kuri etape yacu ya nyuma, reka nongere mbibutse ko ya channel yanyu yacu Anastase akarongo kwasi official ikibakeneye. Kora subscribe cyangwa like ndetse unarebe na video zacu ni nziza, zizakwigisha uburyo nawe wakora yawe video cyangwa wafungura channel yawe tugakomeza tukabana. Wanayisharinga cyane cyane ko turi mu biruhuko, abana bakeneye utuvideo nk'utu ngutu. Etape ya nyuma rero ni editing. Nkunda gukoresha capcut nk'uko wakoresha Premiere Pro n'izindi apps zose za AI. Icyo usabwa gusa ni ukuza ahangaha kuri media, wamaze kwa uploadinga ugashyiramo video zawe ukazi dragging uzizana ahangaha nk'uko muri kubibona. Hanyuma warangiza ukana wanareba uko zimeze. Papa, can we go to Akagera Park this weekend? I want to see giraffes and zebras. Zimeze ukafatana ya kabiri nayo ukawayizanaho, icyo ntacyo bitwaye, ukareba uko bimeze. So byose ukagenda ubyeditinga bitewe n'icyo ukeneye ukuramo cyangwa ukatinga bitewe n'icyo ukeneye. Kimwe nuko wongeramo za element za subscribe urayizana ukayovarepinga n'izo overlap icyo ukikora unakuyovarepinga ukayaba wanayeditinga ntacyo bitwaye. Ukaba washyiramo text, wakongeramo text bitewe n'ibyo ukeneye gushyira muri video yawe. Hanyuma ibintu biba birangiye, video yawe ukayiexportinga ahangaha ukayibika. Wamara kuyibika ukaba noneho etape ikurikiyeho ni ukuyaplodinga kuri social media zawe. Murakoze rero, ndabashimiye, bashishikariza gukomeza kureba video zacu kandi zanyu, ndetse na subscription nayo turayikeneye kugira ngo turusheho kugenda tubana. Mugire